So uyu munsi sindi njyenyine rero twifuje kuganira na actress umwe wagaragaye mu Isano n'Ibanga na acteur umwe muri iyi filime wagaragaye witwa Fiona. Ngo aside oya sheri naki ugira nyoko aho seze nyoko hasi ndahaze ariko nuko ntabwo nabishakaga mbabarira isekanya kuba nkubwiye ngumfashe koza amasane urumva ari ibintu by'ibidanje uzi ko kera nari nzi kujya umfata nka mukuru wawe mama nakwambwira kiranye maswe riya mama wanje natiziwe mama wakiza we wakinyowe So Shafi ngwaye ikaze tangira wibwiye abadukurikiye babwiye amazina abasanzwe. uyu nguyu rero mama ni umumama witonda ugiye urukundo numva ni umumama abagore bose bakwiye gufatiraho urugero. Bakubwire kanya mubwire reka mubwire sibyo zibaho ngaho ntugire ngo mama uvuga ibyo ushakira kubyo ushakiye kuri Fiona we nakujwibura. Mbere na mbere ugiye gutangira wibwira abadukurikiye babwira amazina y'abasanzwe. Yes, tubaye ikaze rero abakunzi ba RTF Universe bibutsa ko iyi ngiyi ariyo official account ya RTF muri rusange. So ni yaca no ibaha filime z'inyarwanda mukomeje kugenda mutwereka ko kandi muri kuzikunda. So uyu munsi sindi njyenyine rero twifuje kuganira na actress umwe wagaragaye mu Isano n'Ibanga na acteur umwe. Iyi filime mwarayikunze cyane. So mbibutsa gukora subscribe tugakomeza kubaha ibintu byiza kandi mugaduha comment na like. So n'abatindiye rero kampere kuri ladies. Muri iyi filime wagaragaye witwa Fiona. Mbere na mbere ugiye gutangira wibwira abadukurikiye babwira amazina y'abasanzwe tukomeze. Usanzwe nitwa Kwizera Kevin, baba narakinnye mu Isano n'Ibanga nitwa Fiona. Yes, arakoze cyane Fiona. Hirya yanjye ndi kumwe nk'uwo mwamenye nka Shafi. Hagati aho mbibutsa ko tugiye no kubaha season ya 2 izaba iryoshye cyane. Niyo mpamvu mbabwira ngo go and ukore subscribe tujye tubana buri munsi. So Shafi ngwaye ikaze tangira wibwira abadukurikiye babwiye amazina y'abasanzwe. Murakoze cyane. Ubusanzwe amazina niswe n'ababyeyi nitwa Rugero Clever. Mu Isano n'Ibanga nagaragaye nka Shafi. Yes, arakoze cyane Shafi na Fiona. Murabona ko basa neza nkuko mubibona kuri kamera. So iyi filime navuga ngo ni filime yakunzwe n'abatari bake nkuko tubibona muri feedback zayo. So navuga ngo noneho by'umwihariko mugiye guha abanyarwanda n'abakunzi bacu ku isi yose season ya 2. Season ya 2 niyo nabyumvishe neza hazaba harimo ikindi cyamamara abanyarwanda bakunda cyane yitwa Irunga. So reka mpere kuri Fiona. Muri season ya mbere ugaragara ukundana na Shafi. Abantu baranabikunze cyane nkeka ko nimwe ba main actor. So season ya mbere ukurikije uko wayibonye nuko muri kwitegura ya 2 ni iki twavuga ngo uhishiye abakunzi ba RTF muri rusange? Murakoze. Ikintu cya mbere nabanza kubabwira mwarakoze kudukurikirana muri season 1. Abantu badukunze mukadushyigikira mwese nyine Imana ibahe umugisha. Cyo nabwiye kuri season 2 ni ama surprise gusa. Ni nziza. Niba utaranareba season 1 genda ukore subscribe kuri RTF Universe. Hanyuma nyine numara kubona season 1 biragutera amatsiko kugira ngo uzakurikirane season 2 ukore subscribe. Ni filime nziza ninabashishikariza kureba.
hanyuma nyine tubahisha ibyiza byinshi. Murakoze. Okay, navuga ngo burya filime iyo yakunzwe hakazamo gutegurwa izindi season nuko muri kubona feedback. So abantu muri comment inyinshi nagiye mbona hari abantu bazi ko deja bitewe nuko wakitinze neza, wenda reka mbivuge gutyo, hari abantu bazi ko ushobora kubona atwite. Isura twite cyangwa ni muri filime gusa? Oya, ntago nwite, bera bari filime gusa. Atazagira umuntu tunahura akambaza niba narabyaye. Ntago nwite, ndacyari umukobwa muri make. Bera bari filime, abari akazi umuntu arimo. Yego. Yes, okay, Shafi. Season ya mbere yagenze neza, iba bank, abantu barayikunze. Ese season ya kabiri uje uri uwuhe Shafi? Ni umwihariko ki noneho ubikiye abakunzi ba RTF mu isano n'ibanga by'umwihariko? Murakoze cyane. Uko mwari muzi muri season ya mbere siko nzagagara muri season ya kabiri, gusa ariko biba byiza iyo bigize surprise kugira ngo season ya kabiri babe bayitegereje bafite amatsiko menshi. Gusa ariko ntabwo nabura kubabwira akantu gatoya. Icyo nababwira cyo nuko season ya kabiri igiye kuza ari nziza kurusha season ya mbere. Bayitege, ndabizi izaba ari nziza cyane, ndabizi bazayikunda. Nanjye bwanjye narebye ndavuga ati kabisa azaba ari nziza kurusha iya mbere. Yes, murakoze cyane. Mbere yuko dukomeza ndashaka kubabaza Fiona, abantu bakumenye mu isano n'ibanga baranagukunda cyane. Ese urugendo rwawe cyangwa kariyeri yawe muri sinema nyarwanda rwatangiye gute? Igitekerezo cyaje gute? Murakoze. Nyine ndagira ngo sobanurira abanyarwanda, ese iyi filime wagaragayemo ukanakundwa cyane niyo filime ya mbere wari ukoze cyangwa hari izindi abantu batari bamenye cyane wari waratangiye gukinamo? Iyi filime niyo ya mbere nyinyemo, yani n'ubwa mbere nyine nari nyinnye ibintu bya filime, nta handi nigeze mbikina. Okay, byaje gute? Igitekerezo cyaje gute kuvuga ati nge Fiona nisanze nkunda filime, none ndanakinye filime ya mbere ngaragayemo irakundwa nyine niko navuga. Igitekerezo cyaje gute? Igitekerezo cyaturutse kuri Clever. Yaramamagaye ndi mu rugo kuko ni inshuti yanjye, arambwira ati bite ni byiza, turagana nyine nk'ibisanzwe. Arambaza ati se wabasha gukina filime? Kuko nabonaga abandi ukuntu bakina, nabonaga ari ibintu bisanzwe nyine nanjye nabishobora. Nza nyine kubera ko numva nyine ari ibintu biri aho, nuko nyine nisanzemo. Okay, mu busanzwe se wari utukunda filime cyangwa gukina filime n'ibijyanye nabyo? Nge mu busanzwe nkunda filime, nkunda gukina filime no kuzireba. Ariko ye nta gitekerezo nari mfite ko nazakina filime. Niko akunda ukunda ibintu ariko nanone wumva atari ibintu byawe. Ariko bayavuga ngo inzara z'Imana ni igihumbi, wende nyine yanjye niyingiye nisanze muri sinema. Yes, reka nsubire kuri Shafi gato. Wenda wowe sindi bukubaze ngo urugendo rwawe ngo rwatangiye gute, ariko ushatse wanabibwira abakunzi ba filime nyarwanda uko watangiye, ukurikije uko watangiye aho ugeze. Ese urana hari iyihe ntambwe twavuga ko umaze gutera muri filime nyarwanda? By'umwihariko uhere gato ku mateka ujya gutangira, uko igitekerezo cyaje ukisanga no muri filime. Murakoze cyane. Kaduhere mu ntangiriro ukuntu nisanze muri sinema nyarwanda kujya nsanga ndi umwacteur. Byatangiye niga troncome mu wa kabiri.
first of all ubundi habanzaho mbere na mbere banza ugashima ukanagaya. Hari ukuntu ufite wumva ubikunze ariko utabona ahantu umenera cyangwa winjira ngo urebe ko ufite impano yo kubikora. Ari nayo mpamvu ngewe aho ngeze ahangaha nkunda gutanga amahirwe ku bantu babikeneye. So ngo icyo gihe turamukomenda byibuka inshuti yanjye yitwa Bizi yaranyaprochinze ndamubwira ati ko mfite talent yo gukina movie nta kintu wabimfashaho. Kuba usanzwe dusanga tunaziranye gusa ariko ataba hafi yanjye none nabihuza n'ishuri nkabona biri kugora ndavuga ati ninsoza kwiga nabi tuzahuza uzaba ikibyibuka ndabizi. Naho yanango yambere umwana mubi yarakomeje bizirikana. Gusa ariko hagati aho iyo ufite hari igihe ufite gukora ikintu unagikunze ariko ababyeyi nabo bakabishyiramo imbaraga. Umva icyo gihe n'amafaranga nari mfite yo gutega ngiye kuri seti nabwiraga Mary wanjye ati Mary nyamuneka ashaka ukuntu ngenza umwe agatiki njye kureba ko hari ukuntu nabigenza ngo ndebe ko naba umwacteur mwiza. Urumva nawe ndamushima ari Misha yagiye amfasha kuva mu ntangiriro zanjye ninjira muri sinema. Namba cyane cyane n'uwo nshuti yanjye yitwa Wizino yabifashijemo kenshi cyane kugira ngo nta ninjirira. So ubwo naho ngarugero rwatangiriye nyine twadukorana filime zimwe na zimwe zinasohoke kubera iki by'ibibazo bigenda bizamo. Ariko nduka kunumva ari yasohotse bitagenda kaema numva yibona iri kuri YouTube. Niyo filime numva nahereyemo na kinyi bwa mbere kandi nabwo ndabizi ko iyo nubwo itarebwe n'abantu benshi gusa yararebwe. No hantu natangiye kumenya ibyo kwactinga bikora bite babigenza gute nk'ubu nabikunda ariko atarabona kuntu bikora byose niho nabashije kubimenyera. So tugakomeza nkayambihuza n'ishuri nkajya kwiga mbayo ngataha giye mu kirangiye nka muri vacances ugasanga ndabikinnye biza kuranya no mbikunze cyane kurusha mbifombe ariko nangira kubikora. Gusa aho magaze ubu ngubu nego nago ndagiye bishimishije cyane ariko bitandukanye na mbere. Bitandukanye na mbere sasa nibanga ari byinshi insigiye yayi nabyo binanyinjiza muri season ya 2 yango ibintu bigende neza. So agatobu ndashimira nyine uwo mujama wanjye Wizi ndashimira na Mary ndetse n'abantu muri rusange bakomeje kungaragariza ko nshoboye abama comments zivuga ati courage urashoboye clever courage ibyiza biri imbere. Abo nabo ni motivation zanjye zituma nkomeza kubikunda cyane kurushaho. Ndumva ibyo ngibyo navugaho ibindi bazira bimenya gake. Yes uti ndashimira abakunzi bacu muri rusange bagenda batumotiva batwereka ko n'ibyo dukora ari byiza. Ese uretse nyuma ya approach yo kwa approachinga Fiona ngo abajoininge muri filime ubundi Fiona ni muntu ki kuri wowe? Kuko hari abantu bashaka kwibaza ngo wenda buriya n'ubusanzwe Shafi akundana na Fiona ni muntu ki kuri wowe? Ni inshuti yawe, ni best wawe cyangwa hari n'indi relationship abakunzi banyu bakurikira mu isano nibanga umunsi kundi baba batazi? Umuntu yarasetse arapfa. Yego man. Shaha. Gabarisa. Fiona ni muntu ki kuri wowe? Fiona ni umuntu wanjye wa hafi. Kuri Fiona twamaze imyaka 4 twigaga mu kigo kimwe nubwo tutigaga muri class imwe cyangwa section imwe aho twiganaga mu kigo kimwe ko twaga turi kumwe amasaha menshi. Urumva ni inshuti yanjye hafi kabisa tangiye hafi byatari. Urumva nago njya kumwa approach aza kina filime nuko twari tusanzwe tubizanye tunayivuganaho akambwira ati mwanda bikunda gusa ariko nyine mbonye ko nabikora nanjye nabikora niko kwita mutekereza ko ari umuntu wanjye wa hafi ndavuga teka muhamagara numve ko wenda akirimo neza cyangwa se byamuvuyemo aba nakomeza n'abandi nta kibazo. Ugamberwa atambwira ati nta kibazo rwose ntabwiza nangora ati nta kibazo tugakora. Mbere ni tutangiye hafi mwiganye mu kigo munaziranye bumva nabo ngabara kwa mutaziranye Muhanga. Yes ngaruke kuri Fiona gato utangiye kariyeri yawe ya filime by'umwihariko filime ya mbere ugaragayemo
wisanga uri kumwe n'ibyamamare bituwe bikina filime binakunzwe muri filime nyarwanda. Buriya kwisanga muri filime for the first time ugahuriramo na Rugwe, ugahuriramo na Nyirankotsi, wiyumvaga gute ku munsi wa mbere uvuga ngo nge Fiona ngiye kuri seti ngiye gushutinga filime Isano n'Ibanga itangire? ntago byarangoye cyane nakundaga gushutinga ndeba muri kamera, ndebamo buri mwanya, navuga akantu nkareba muri kamera ngo ndebe ko nyine batamfashe. Ariko nyine ntago byangoye cyane buri ukunda ikintu niyo ugikoze uba umeze nkaho ugifite experience. Ako ntago byangoye cyane. Ikindi kintu navuga cyangoye kuri seti ni uguhura na Nyirankotsi. Duhura ntago cyari ikibazo cy'uko turi buhure, ahubwo ikibazo cyari ukuntu bamuvugaga. Bavuga ngo agira amahane iki, ndavuga ni umuntu ugira amahane yazankubita niyo ntatwita ikavamo. Ariko nyine ni byiza iyo ukoze ikintu ugikunda utangirira hasi, ariko nyine ubona umusaruro nyuma. Ntabwo ari ibintu niyumvishaga, si n'ibintu numvaga nshaka, kuko igihe njye nabarebaga filime nkavuga nabo ngabo babikora bagira ngo barelaxe kugira abone ikintu ahugiraho. Ntabwo nyine numvaga nta muntu wabikora ari akazi, cyangwa bikore kuko yiteze umusaruro. Nyine no kuvuga ati ngiye gukina filime kugira ngo nyine nduhure mu mutwe. Ako naje gusanga hamwe no kubikunda birangira bibaye akazi, bikaba ibintu byawe nyine. Njye nkumbura seti tutashutinze mba numva hari ikintu ndi kubura. Yes, umaze kumenyera abakunzi bawe, ndizera ko banagutegerejanyije amatsiko muri season ya 2. Abacteri n'abactress batandukanye iyo agiye, navuga ngo kuri seti bwa mbere, wenda nanjye nitangaho nk'urugero, umunsi wa mbere bantunga kamera ndumva no kuvuga byarananiye, ijwi rizamo ikiniga rumva kuvuga birangoye. We ndagira ngo ubw'abakunzi bawe umunsi wa mbere umutima wari umeze ute, nta bwoba wari ufite? Ese wiyumvaga gute ubona kamera, amatara, mikoro, abantu bakuzengurutse bagushagaye? How? Njyewe ukuntu niyumvaga, njye muri njye ibintu byinshi ntabwo bikunda kuntungura cyane. Hari ikintu nishyizemo nzi neza ko n'undi icyo kintu kizaba. Hakuntu uvuga uti mfite gahunda kuwa 5, ubwo rero nyine iyo gahunda uyu guhera kuwa mbere ufite gahunda yo kuwa 5, iyo gahunda ntabwo imera nk'aho igutunguye, kitse uyisa gahunda. Ubwo rero kirivamo magara, twabanje guhura, babanza nyine kujya kunkoresha casting. Nyine kubera ko nyine nari nziranye na Kereva, ndavuga ni ubuzima busanzwe, ni nko kuganira nyine n'undi uwo ari we wese. Noneho ndangije ndavuga nzabimenyera, kandi nabo ukuntu bambwiraga ati kina nkaho uri wenyine mu nzu. Ubwo rero ngeze kuri seti ntabwo byangoye cyane, ku buryo nyine ikintu cyangoye kwari ukugira kuri kamera. Urumva icyo gihe ngo nta kamera yari ihari, nakoraga ibyo nshatse kuko nzi neza ko nta muntu uri bunkamere. Ariko nyigera kuri seti guhura n'abantu bashyashya, numva kujya kunyaguza n'abantu bashyashya birakugora. Umuntu twe tuziranyemo ni Kereva gusa. Nyine byarangoye ko ntago ari cyane. Yes, uti byarangoye. So abakunzi bacu mbibutsa ko iyi ni RTF Universe, ni official account ya RTF. So mbibutsa gukora subscribe, comment na share kugira ngo tujye tubana mu bikorwa bya buri munsi. Ngira ngo mwabyiyumviye ko babafitiye season ya 2, bana bibibwire ko ari umwihariko kuko irimo surprise nyinshi, niko navuga. So muracyari kumwe nanjye rero
MJ ya Besi. Reka ngaruke kuri Shafi gato. So sindi bukubwire ngo surprise ziri muri iyi filime ni izihe, imyihariko. Wowe ukurikije wenda uko abakteri banyu muhorana, director wanyu mwiza ubafasha buri munsi, crew yose nyine, navuga ngo wenda bwira abakunzi banyu mood iri muri RTF Universe muri kano kanya muri kwitegura gusohora season ya 2 mu minsi iri imbere. Mood nyine abakinnyi bameze gute, sura n'ababikunze barabyumva, bari ready, nta wagize ikibazo, nyine umwuka uri muri RTF muri aka kanya umeze gute? Murakoze cyane. Mbere ko ninjira muri season ya 2, ikamanza njye muri season ya mbere. Ubona season ya mbere hari mistake zagiye zibamo. Mistake ya mbere ari nayo yabangamiraga abakunzi bacu cyane yo kwa prodeka dutinze. Ndenge ndabizi ko byabayo pe inshuro nyinshi tukabatenguha, ariko natwe ntabwo byaga ari twebwe. Kuko hagiye hazamo ibintu by'ibibazo. Urugero na Fiona mwakunze cyane, yigeze yakoze agisida ari kuza kuri set, yakoze agisida ari kuri moto, birangombwa kajya kwa muganga, ngo birangira umunsi wo kuba filime birangiye twayiba. Noneho si ibyo gusa, nanjye bwanjye mfitemo n'ikindi kibazo cyatumye nabo tudutinda kwa prodinga. Kumba mfite approaching na muganga, ariko bisanga biri kurangira season ya 2, naho ndakeka ntabwo bizongera kuba. Nima byose ibintu bana twaje dutinda kuyibahera ku gihe, tunabasaba n'imbabazi rwose mu twihanganire, tubasaba imbabazi tubikuye ku mutima. Ariko season ya 2 ho umwuko hari kano kanya, abakinnyi bose mwakunze muri season ya mbere bose bari ready, bariteguye, bameze neza, nta urwaye, na Fiona yarakize, nanjye meze neza. Niko ryagiye riba muri season ya mbere tugatinda kuyibaha. Season ya 2 ebana ndabizeza yuko bitazongera kubaho, tuzayibahera ku gihe, niba ngombwa tuzayibaha 3 mu cyumweru. Gusa nyine mbizije yuko rwose tuzakora neza, nta bintu by'ibibazo bizagarukamo. Yes, mwabyumviye rero bakunzi ba RTF, Shafati mutubabarire ku mbogamizi zabayeho. Ngira ngo bakunzi ba filime nyarwanda murumva ko filime ntago ari ikintu kiba cyoroshye. Gukora accident, uri kujya kuri set gushutinga, ukajya no mu bitaro, ariko kuko urukundo ubufitiye filime cyangwa se abuha ibyo ukora bigatuma pushinga. So navuga rero ngo reka mbifurize guhirwa no gutera imbere. So nge nifuje kujyana namwe ikiganiro gito ngo muhe abakunzi ba RTF Universe muri rusange, mubahe ishusho y'uko season ya 2 muri kwitegura, uko mwiyumva. So Fiona, ni iki wasoza ubwira abakunzi bawe by'umwihariko mu isano n'ibanga? Murakoze. Icyo nabwira abakunzi banjye, mwicika intege, mukomeze nyine mukore share, subscribe, na comment yuko ibintu mubibona, kandi nyine mutwihanganira amakosa yagiye abaho muri season 1. Turabasezeranya ko nyine season ya 2 muzayibona neza kandi irimo ibyiza byinshi. Ikindi, turi hano ku bwanyu, mudahari natwe niduhari. Mukomeze nyine mu supporting, kuko ibi byose dukora ni mwebwe nyine n'ubundi tubikorera. Ni mukomeze nyine mukunde iyi filime, ni nziza pe. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Mu busanzwe rero hari abakunzi bawe baba bagukunda, by'umwihariko bibaza ati se Fiona akoresha izihe account ku mbuga nkoranyambaga ze, kuko hari nuba wifuza kukuganiriza biri ku ruhande bitari muri filime, akaba yatanga comment ati batubwire bahe account zawe ukoresha bakubonaho. Instagram, Facebook. Nkoresha Instagram, mushakemo Kevin Honor. Yes, Shafi, abakunzi bagukunze mu isano n'ibanga, ndumva ni iki wasoza ubabwira, usoza unababwira
aho bagusanga ku mbuga zawe kugira ngo bakomeze kuguha feedback. Nkeka ko atari mbi, ni nziza kuri mwe kuko dukurikije feedback tugenda tubona za filime. Bagusange he, niki wasoza ubabwira? Ntabwo nabura ikintu mbabwira kuko badahari nanjye mbonye nta kintu naba maze, urumva. First of all, icyo nababwira cyundi buriya umuntu yigira ku makosa ari nabashe kuba nakora mu season ya mbere, nizera ko season ya kabiri bitazabaho. So iki nababwira, ndabakunda cyane, nababeshye. Iyo mbonye comment ivuga ati courage Shafi, courage urashoboye muri sawa n'ibanga, niyo numva hari ikindi kiri kuza muri ngiye kivuga ati nyina kose uyu muntu bimbwiye ikindi kintu yambonye ko nshoboye. So ahantu rero nababwira bansanga kuri TikTok, Instagram na Facebook. Kuri TikTok ni Clever Film, kuri Instagram Clever Muhire, na Facebook ni Clever Muhire. Noneho kuri TikTok arona nimero ya WhatsApp, kumushaka nyine cyangwa WhatsApp ayisanga, nta cyo twavugana. So nanayibusaba gukora subscribe, share, like hirya no hino ku bakunzi babo. Ndabakunda cyane ku bantu bakunda RTF Universe natwe muri rusange. Yes, urakoze cyane Shafi, nishimiye kubana nawe uyu munsi muri RTF Universe. Urakoze cyane. Okay Fiona, wakoze cyane ku butumire bwacu kandi mukomerezaho. Navuga ngo Imana ikomeze ibagure nka RTF kandi mukomeze gukora ibintu byiza. Wakoze kwitabira. Murakoze cyane. So nkuko nabibabwiye rero, amazina ni MJ ya Besi, iyi ni RTF Universe. So iyi ari interview ntoya nagiranye n'abakinnyi, navuga ngo na main actor muri iyi filime yitwa Isano n'Ibanga, mwakunze mutari bake. So nabasaba ngo mukomeze kuyikunda, muyisharinge ku mbuga zitandukanye, mujye kuri YouTube channel mukore subscribe, ndetse munaduhe comment z'uko mubibona n'ibyo mwakifuza ko tubaha muri season ya kabiri iri gutegurwa. So amazina rero ni Muhirwa Jules ya Besi. Nakagaruka. Ciao ciao. Song that you